Shamabuja. Kigali nshaka nzahibemo imbwa nshaka nzave nta kintu ntwaye. Ntuzongere kumpemba rwose ubu gutaha nzajya mutaha buri kwezi. Reka Waguani. Sinagori wo munaba ariko baza. Si umuntu yakuvugisha ntabwo uba wumva. Uzi kuko nta kintu mwe mwavuga murajya ngo numve iki. Bakubajije wareba biki? Mu byombo. Mo? Egenda. Mu byombo. Hara ku muryango harera ibyombo. Muryango hano wari uhagaze uri burarenga. Ku muryango niho bagereza ibyombo. None muragira ngo naye muragira ngo muje kumfasha utwombose. Ndakagwa. Hano hari ibikombe mwanywerera amata kanje n'amata ni. Kanyumbi. None se niki cyakuza? Onda kaza kwanzanye byore. Reka tubone tuza. Byakuzanye no kurama mama nabyo birimo rasi. Ariko uzi ko nsiga mbibona ko ukunda mama. Uzakoshesha. None se wari uhagaze hano mu muryango ureba. Kuhigima subana. Ibyo mvuze ntabwo ari uko. Uzakoshesha mu Kinyarwanda cyiza baravuga ngo bacoshe. Ariko ngenda no kwikundira. Ndakwikundira igihe buriya. Mama wamureka darara nashaje nawe nyine tukajya kwikundana. Shamani yumva nahaze. Giye nkunda abanye na sinjya nkunda utwana. Kubera yuko abadamu ntabwo. Ushatse kunyita umwana? Umwana cyane. Ubusuzi. Urakabana ngende umwana. Reba dushereka mu maso. Wabiretse. Uzabana mwavukiye i Kigali nta burezi. Bamana barazawa. Si yanjye. Uzabuma mu z'abagore gusa. Ntacyo zintwara. Uyo wicaho ngaho uzibyo. Nanjye no gushakira akazi. Uzabwira nyoka ajya yihembera. Ariko nzongere kukubona ureba mama. Ibyo bisatsi nzabipfura. Ratavu kuri mukuru wanjye ari kuvuga ubuzako ratenge ndana kwishaka. Oh kana yo ikisho. Ase wazagireka. Sugo nirukanye mukuru wawe urumva waje muziki se wo. Komeza uvuge. Ibyana by'ikire mwese muri bicucu. Niyo mpamvu uzaguma mu byo ngaho. Ahe. Nta kibazo sinimemba se. Mbora muzeru kiboneka hose. Usko no kuri WhatsApp utakibona muri group we. Shabyi warensigana nakindi muri namisi. Nese byagenze gute? Nta kazi ngeruka ntaki. Biraho nyenda wana ibintu. Sibona bikubwira. Nese wa mushiri wawe gufasha gase byagenze. Ego rero je. Utambwiye kubise ko mbambagaze pasi z'abantu bazima bafite bajeje tumufunga. Nicyo kintu mukondera rero. Nese utambwiye. Ntabwo nakubwiye shiri, ntabwo nyine umuntu abayisaho ahura na stress. Usimaze kubigikara we. Shabyi bare nyine ndetse ntubyumva. Umaze gucupira, umaze kubigikara. Nyine ariko urasa neza ariko ntabwo ari nkambe. Nyine niyo mpamvu pinabuka basi. Mba birambabaje no kuvuga. Usko ni gute njya muri frigo yawe? Nubona byeri n'ukuntu twajyaga dufite. Muri kongera bize n'ahantu mere. Ni kari. Mfite mu diaspora inshuti wanjye. Nyine ni inshuti yanjye. Diaspora wowe umva. Mbabarira ahubwo ubutumwa bitiyo pasi ndumva wanindiye. Umva pasi ngewe naje hano. Nanze kubikubwira kuri phone kugira ngo ubone ko ndi seri. Ahubwo nyibwira amakuru yo mu diaspora n'ubwo bimeze. Umva nyine yatubwiye umuntu ashaka atubwira size ndareba mu bantu bose tuziranye cyangwa umuntu ashaka ni wowe niyo mpamvu rero ashaka nyine umuntu uteye nkawe usa nkawe ureshya nkawe ibaze ko twese yanze kandi do amadolari umufungura jejeta ni gutya ikintu kinguruye ni ukuntu mbwiye ngo umufungura ujejeta gutya inda ku mutindi ikameze ni wewe wanjye ikibazo ugiye kunyiranura tunyiryaho sindi bugukire ntabwo nakwibagirwa n'ahantu waba unkuye koko harabura amasaha abiri ngo mpore ugiye kwitegura wishyire ku cyango yasanga umeze neza mbabara aho mfite mapu y'undi muntu kanguruke ahubwo arasanga akapu yacu turavugana nyine umbwire uko byagenze sawa
kandi uri kudutura inzu igende nabyo ibitsina gabo nk'urugo ko maze kubirambira ushaka iki ushaka iki nshaka nyakubuja aho ngaho mabuja ntawe urimo kandi dufitanye gahunda yaryoye kirashya nta nubwo wigize tiyori ntawe urimo shambwira mwana w'indisha umutwe dufite gahunda dukwiye ntawe uhari wowe ndimo nakubwira ndimo nakubwira ngo ntawe uhari njye nta mwanya afite wo kuvugana n'ishaka hafi nkawe sawa nyine mbwira nuko buja ko mushaka wowe niba utavugana n'inshaka uracyamvugisha umvugisha wowe nakubwiye wa mugabo we mabuja wanjye ntawe uri sa nitwe dufitanye gahunda mwana w'indisha aho kandi yizire uyu niko yabaye mu cyumba na Nshyashya karibu muzahagwa aho ngaho Okay, sawa. Thank you. Okay. Sawa. Kaze mpangane nawe niyo yandayo ngayo. Kuki umuntu aza kundeba? Wanageze ukamubwira ngo simpa. Kosi ukoze ni heza ntaryo ubonye ukoze. Uriya mugabo ntago aje kundeba ukamubuza. Kamuga ko ntahari. Umugabo kandi yakamukije kuri mabuja wenda aciye hiki. Abagabo muri rugo narabirambiwe pe. Ubirambirwa se kubera iki? Reka ibyo baguha nanjye nabiba. Ngaho rero bagira bate wabimpa se uri mugabo nyabaki ufite iki hangaho? Wampa iki udafite? Urafite se? Ese numero. Umva umubwire no. Umushara w'ibihumbi 20 niwe. None se uzajya wambaramo iki uzajya ukoramo ikira? Yesu bitwaye ntumpembe njyewe nigeze nkubwira ngo mpembe nanjye jye uma ntumpembe. Urashaka kujya uba udahembe? Icyo mbonyoza ntumpembe. Mabuja Kigali ninshaka nzahibemo imbwa ninshaka nzave nta kintu ntwaye ntuzongere kumpemba rwose ubu butamu nzajya mutaha buri kwezi reka